Turapasturamo matera kabiri fata agapande kanjye nuba supanete nzayigura nuba nzayisaba ariko giye ngomba kujya njya muri supanete abo se baba secretary mu Kigali utazi kwandika kudufundisha ni barera unzanire panda gari urena komanda wa daso n'inkera gutabara agira ngo bimeze nabi niyo mpamvu mu ntera mu rugo ngiye ngo umuntu atari yakirwa atari Gitifu ibintu bimeze nabi munda nta kintu kirimo Patrice mbabwire mwebwe muri kunyumva neza noneho muri kunyumva neza reka ngiye gutekereza icyo ngiye kubakorera mu byitondere turakora tujye no guhinga mara bibuze nta mirima mugira metero imwe bakohere wahereza umuntu itafarute nanga n'umuyobozi ariko reka tubwire ariko bimeze nabi rwose ese umuyobozi urumva yuko twakubangamiye muzi ko nahamagaye panda gari bajyana sibyo mwemeretse mbanze ngiye kubanza kubitekerezaho ikintu nde oya ariko babafunge nako oya nako babafunge ntabwo wavugaga ngo yarize oya utuze aha ni mu rugo nubwo badufunga nta kibazo tuzagaruka nubwo batadufunga tugomba kuba haratubonera igisubizo n'umuyobozi none se ntabwo twumwizeye n'umuyobozi none se tubiceshe tubaze ndetse nese ibyo twakubye kwandika nibyo wanditse umva utuze niba batadufunga uratinyuka ugatuka leta ntabangamiye katukubwije ukuri ahubwo tubwira icyo ko ari inshuti yanjye ubundi ibi byose nabarumuna wawe mwabitangiye gute akazi nakoraga karahagaze usobanura neza dutegereje mwebwe nabimye ijambo muceceke muravuga ibiki byose abwiye badufashe icyashoboka tuze kandi ndabizi turabana babona amagambo asore nakuba mu Rwanda ngaho mwemeretse mbanze mbitekereze nakuba mu Rwanda tumeze nabi umuyobozi bwana muyobozi kandi tukuzi tunakwizeye dufashe mwimvugiramo muceceke mbanze ntekereze icyo mbamarira reka garafure yatubwira dufana mu kuwacu turuta nina ubuse twari dushoje ntabwo yatubeshe dushoje iki adutaye usegerezo tujyanye kumari umuyobozi aza atubwire iki se n'iki atumare atari kudufunga arakugaburira araguha iki abampamagaye panda gari batware bajye gufungwa koko bazira ubusa ariko se inde wakwemera gufungwa koko ataruko yishwe n'inzara aya Gikona weho nabarumuna aba ni muzi hano mbereke muzi hano tuganire noneho ndebe ko gahunda zifashe ako dusakuza ibiti ko tugiye gufunga ahubwo biranze muracyakomeza gutera amahane hano bwana muyobozi nta kibazo ariko Gikona barya ngo ibiraka ngo byaburiye he asabwa n'umuyobozi imirimo yose ko twazengurutse imirimo yarabuze ubu twakora wowe ntabwo mperuka kukubona ufite icupa ryacunga umuntu uri mu muhanda wasi bwana muyobozi biryo bibuze ushaka ikintu cyarinda igifu kugira ngo uramuke ariko tuzi ko ari mu mutuyemo na kuntu nabagize rwose undi we nta rumogi unywa umuyobozi tubwiye yuko ari byo wadufasha ibyo mubaza bari cyo nsubiza nta rumogi unywa twabibuze keraga iyo dufasha ntabwo twari kuza urumva umuyobozi mwiza twaje ariko twakubuze none se ubungubu bwana muyobozi nije mwana muzima yufurira abaturage nije ubasha kubaho neza reba ukuntu ngana aba bose sinzi aho biri ceceka nawe aho nibyo bisatsi byawe wagira ngo ni si ubundi wabuze amafaranga yo kwiyogoshesha ntaso nayakura maze kumuha ibihumbi 200 ntago ari cyo kibazo nakwiyogoshesha nta mafaranga yamaye ko nirirwa mu rugo ko bankoropesha ngo ukungana gutyo wabuze amafaranga yo kwiyogoshesha 200 si cyo kibazo imyaka mfite ntabwo nyemera kujya gukora akazi maze kumuha amafaranga 200 500 yiyogoshesha naza nkasanga wapi none yabaye umurasta ntabwo ndi umurasta ari nge nabo niri kubwira ko bankuru umugi ibyo by'ubugegero we ntuzagaruka no bifite urabyumva neza yakugese mukuru si upagasaza ntakiri mufite hanyuma rero reka mbahe amafaranga iyo kurya hanyuma gahunda zindi zikurikiraho tunaza gushaka ukuntu nababonera ibiraka mukore muvanamo ku buryo mubona na mituweli y'uyu mwaka urabona ko yatangiye inzu nta nubwo twari twishyura not sinakubwiye ugende muteke murye
harya ja yes Mbese se ntiyagiye guhama gira uteke mbakoreye diri uyu munsi byari byarananiranye mugene mu Jende kuri mukuru wanjye akwaje umenya ko ndi mukuru wawe umenye yuko nibi biryo uri musiganya ngo tujye guteka ntago mwari kubibona ntabavugira gira uteke Ariko imyaka 2 si ibiryo je nakoze iby'ubwonko mukora iby'umubiri kuko nawe yego geneza ariko gihugu abanyabwenge nubwo ndi muto mfite mu mutwe ariko nabikoze ndabiteka umwe nimugira ikibazo ahubwo se arabizana rya gira hari hafi kuza nadusa ngarafurera aramvangira so barabyizana bizana mwana arabizana yanywera yo mwana birangana ubwo ngubwo aya mafaranga ashakamo ibiro 3 by'akawunga n'amavuta y'igihumbi n'ibiro 2 by'umuceri n'amapavuro n'imboga n'amasosi tomate. Okay. None se katuremika y'amafaranga arimo. Oya umva nkubwire rero iby'ideni byo urabona ko corona twamaze amezi 3 tudahimba. We wihangane n'ubundi sinzimuka kubera ideni womereza ibyo nyeneye n'ubundi nayo n'Imana y'Imana iduhaye nituva muri corona neza natangiye akazi nzakwishyura ideni wikwiri gureba mu kazi. Oya rega mbazi ndemika niyo bihura nisa bihura nabyo ndi buguhereza. None subwo nabwirirwa n'umuryango barumuna banje umuntu duhaye amafaranga yaduhaye twese turi kumwe batatu babwira mugende mu rugo mukora akazi nanjye ngiye guha urumva rero ntabwo byakunda Sikwa nukuri umushiti wanjye ihangane pe na urabizi ko ndi nyanga mugayo nukuri umushiti wanjye amezi 3 yose utanyishyura ihangane ariko ntacyo urashaka ikindi kurangira pakingira ibiro 3 by'akawunga ibiro 2 by'umuceri sauce tomate n'izi mboga ndazijyana nazo twavuze ariko biriya oya nago imboga nazisiga n'izi pavuro kuko urabona isosi turateka y'ubugari sibyo ikeneye ibirungo byuzuye akuzanyishe vano nta kiba umva kwa cyenda akazi nigatangira nge nishyura nk'abashinwa nubizi se corona nivamo nzakwishyura yazanyishyura iyi corona nayo yazanye ibintu abantu twabaye abambuzi twabaye abahemu kurakoze kabisa ako nazanyire vuba nta kibazo urabizi ko ndi inyangamugayo nge Gikona urawe amakuru yawe uriya ko hari ahantu ndi kubakisha inzu kandi abafundi bamaze iminsi bari kunyiba amasima ibikoresho babimaze noneho kugira ngo rero ndebe ko namwe mwazamuka wavuganye nawe ukamubwira tukaza guhura nkareba ko yakurira abakozi bari gukora hariya kuri iriya nzu ntabwo byakunda yize comptabilité aha none ubwo weho wumve ko akazi gahari kandi nzanamuhemba neza aze amagarire neza ku bintu bareke kuguma kubyiba ubundi namwe murebe ko mwaryaho kabiri sawa rero ubwo gahunda niyo ngiyo shenga kabisa afrera arabikake mwana batayamwere Imana igira ubuntu kabisa atari kabisa ndabikoze uyu munsi uyu munsi nateje birakozwe rwose Gitifu akarama rwose turarya kandi tuzabaho nta mpamvu yo gushidikanya n'umunsi murahaga nk'abatagira ubwenge ariko n'umugisha uburyo tubibonye ariko uriya muyobozi mumubaye ubundi hari abayobozi baba barataje niyo nushaka ube witegura kujya mu kazi hari diruzi yamamagaye arambwira ngo ahantu ari kubakisha abakozi bari kumwiba ibikoresho cyane Gitifu se mubwire wowe mu gitondo ugende muvugane utangire akazi none se gukora ntabwo unyizera
muri umwacu turamusigira kuko ndabona bimeze nabi nta kibazo cy'ibiryo bihari yabikoze ariko akazi umva iyo dino ndayishaka ejo ntangiriro ntabwo unyizera se umutongo ariko muzika ngiye bacanye mbagura ahubwo wowe wahaje ntabwo yigeze nteka ariko iyi pasi n'igihe wayikinnye sinzi impamvu muba mu ncura ko bihari mwatuje tukarya neza kuko rwose n'ejo tuzarya nunda kuzitwasa wone rwose ese mwasigiye muri munani kugira ngo nabashaga ibi byose se ibi byose tuzana nawe